ariko ntago ngutumye ngo uze kunanga kuko nanjye kumukora surprise we ngomba gutera ivi mu minsi mike nkakubwira ati ngiye gukora ikirori runaka nanjye ngashyira umwana mu mago kuko urabona ni mwisoko wapi mani turi buze ariko nyuma urabona yuko amuhobeye bya bintu biri seriye ka muko muraho zamujyani wawe ntuzamunzanire mu rugo muraho neza amakuru ni meza meza hano wanjye uko nabikora kose ladies and gentlemen ibintu ntago biba byoroshye imana n'abantu baba bagabo bo kuhamya ko ngukunda sa gufata nk'amata y'abashyitsi iteka n'iteka iteka iteka n'iteka imiriwe tubana mu buzima bwa buri munsi I think nizere ko mumeze neza cyane 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 kandi burya ngo ni byinshi nanone kandi cyane tugomba kukugezaho mu buzima bwa buri munsi nge mukiri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe uyu no Umutako TV ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu ndi hano ariko hano ndi kumwe n'umugabo ndi kumwe n'umugabo wanyabyifasha bi ibintu ni neza ugiye kubona akantu keza banza kugushimira nkashimira wese nkashimira n'Umutako TV kuba witabira ubutumire bwanjye ari akantu ngiye kugukora surprise nawe ntago ndayikubwira neza ariko uraza kuyibona ndiyo surprise yantunguye ndimo kubona ikintu cyatumye umusaza amamagara none ubu nkaba ngiye ndacyari kugenda urabona iriya hepfo hose aho duturutse dukoze urugendo rutoroshye n'ubu turacyagenda sinzi ngo turi kwerekeza sinzi ngo turi kujya ako ga surprise mwana wandabuye wirambirwa sati wirambirwa surprise ngiye kugukorera urabona ko ari ya ndimvana aho narindi njyana mu kindi cyiciro ndagutunguye ariko uraza kubona ko surprise nziza kuko ndamutse nyikubwiye nongeye kwikora ushobora no kunanga ukahita ubimubwira niyo mpamvu nitabaje mwebwe n'abanyamakuru muze mumfashe uburyo ngiye gukora kuko ni igitangaza kigiye kumva naho narindi kikagira handi kigiye kuzamura okay reka ngushimire rero ndi kumwe na Wanyanza muramuzi ni umusore wanyu ngira ngo Wanyanza muramuzi n'umusore wanyu twakoze urugendo rutoroshye turacyarimo kumuvinga turacyarimo kugenda ahangaha turi rero Wanyanza akambwira ati hari surprise hari ibintu ngiye gukora hari ibigiye kugira aho bimvana naho binyerekeza none se rero ubu ndimo kwibaza nese turamanuka turazamuka kwanza ubu turi turacuka nukuvuga ngo wambona ukambwira ikintu tugiye gukora uko wemeye ukitanga ukaza n'abavandimwe bakagutuma bakakwemera bakagurushya mukaza n'Umutako TV wowe mbabara ukomeze ugire icyizere surprise ngiye gukora nawe gutungura ko igiye gutungura abandi gusa ni surprise nziza nawe uravukoze mu ntoki aya basi reka tugende niho uri bujye imbere turacaye okay sawa tugende njye mbanza nkwereka ubwatsi bwiza n'ahantu heza hose unahatembera ubundi bane waherukaga hatatse neza ahantu ugiye kukujyana nawe biragutungura ko mbona se turi kugwa mu isoko akumana imbabarira umbwire kwanza njye imbabarira umbwire menye ikintu twerekeyemo ni igiki Wanya
Okay. Ariko ntabwo ngutumye ngo uze kuntanga kuko nanjye kumukora surprise. Muvandimwe. Njye mu myaka yanjye ubuse watenda yirambiwe. Mfite umwana nakunze nkunda kumuhahira. Hari no kubimbwiye. Rukubimbwiye ngo ara mu isoko. Ni nahakorera. Aho ikibazo namukore surprise niba mumusanga nibasanga yagiye simbizi. Ako nisanga nagenda reba umuntu amuhamagara mu bwengaro umuntu gushaka hano. Ngiye ndashaka gutera ivino ndabirangiye. Ndakunda ngiye kuvugirwa ngo ndabirangije. Kandi ntabwo ndabirangije. Harabirambiwe. We ngomba gutera ivi. Mu minsi mike nkakubwira ati ngiye gukora ikirori. Hero naka nanjye ngashyira umwana mu mago. Kushaba jama biki gihe ibintu mwigize. Ivi buri munsi. Nese wanya ko abantu bakuzi, abantu barakuzi, abantu benshi barakuzi. Kucyo hisemo kubajya gutera ivu umukobwa ukora mu isoko. Okay. Urabizi ngendana na benshi, abakobwa duhurira muri rero ni benshi. Abakobwa duhurira mu makipe atandukanye no mu mavubi, anabo twurirana indege hirya no hino. Ariko uwo mukobwa ikintu cya mbere namukundiye ni imyitwarire. Tuza. Reka twerekere ngo bari ngo banze ngo kwambara agatimba Wakene bwakira bagashoka amatimba. Tasa rero mba mubwire ndabona ibintu biba bitoroshye ngiye kubita akanama sibyo. Urabona turi tugeze kuri iri soko nihakorera nk'uko umaze kubimbwira yego bamfasha ndakamurabure anamubonye arahari uvuhe Uriya arimo arafata akantu kuntu. Muri aba bantu reba uriya mwari mwiza uruta abandi bose. Wabonye? Uriya. Ceceka toza. Nawe ndamutunguye. Noneho rero reka nkubwire wanya. Nta kuntu we wahita unyaruka ukamugeraho. Sibyo? None twebwe tukasa nk'abihishe. Kuko urabona ni mu isoko. Wapi mani turi buze ariko nyuma. We banza ugende ukore gahunda zawe. Twebwe turi bwihishe kuko ni mu isoko. Abantu bashobora kuvuga ati muri kudukamera iki niki sibyo nibize kugenda neza nkuko mfite n'utuntu nkeneye kuza gutwara n'ubundi. None se ubundi ngura rega basateri tubana n'imo mushaka kuva mu buzima. Ari ibintu ndi buhahe. Ako nago mfatiranye nuko nabikubwiye. Ahubwo nayibona sibyo ugenda urumuganiriza n'abandi mu kumva gende buze kuza nyaruka. Se karabyo. Rega mpamvu mwemera. Ako naho uzagira ushaka. Yes, nkuko rero twatangiye urugendo murimo kubibona ndi kumwe n'uyu musore benshi muramuzi wa Nyanza. Wa Nyanza rero byari byanshanze nayoboye ikintu amamagariye ariko none namaze kukimenya umusore irabengutse umwana nyuma yo kubenguka umwana wicuriza mu isoko none ngo ngashaka guca gasuzuguro. Nidanje urabona yuko amuhobeye bya bintu biri seriye. Bavandimwe aya nari umwana Brase bari mu biki sasa warumumbuye akasoko cyangwa nakatamba nicaye amuhaye agatebe. Bavandimwe aya nari umwana Abanyarwanda
arimo kumutuma dukira. Ka ngongweti yaragiye byararangiye ngongweti singwiye igikobwa tindakuramukije cyane kagira imana muko muraho zamujyana iwawe ntuzamunzanire mu rugo muraho neza amakuru ni meza ni meza ko mbona ubabaye ntabwo nari mbizi uranzi ntabwo nkuzi kumwe na sheri urakoze cyane kungwiki bitase guseka kibizi banya bimeze bite mushito urugendo rwose wari ushaka kumenya twerekezaga kuri gikundiro cyanjye uyu mwana wanyanze aragira ati ndaritera nashaka abacuruza agatara ariko naramukunze niyo yaba ari umunyagataro bakwita ngo iki se sister wacu nitwa Mukoya Iriza Fiyete. wanyanza ni muntu ki imbere yawe kuri ibi maze kubona ntabwo nari mbizi ko byabaho. aha ako nyine birabaye. biki se bibaye Kuba nyeretse nyine igikorwa nk'iki kandi nkaba nta wundi muntu wigeze ukiyumurira mu buzima. Rero bivuze ko ankunda cyane kandi nanjye ndamukunda cyane, nzamubera umwizerwa byite. ibyo bintu mwigize sha abasore bose nabo ngo bashaka kujya barara bambaye ubusa. okay birashimishije wenda reka mbikubwire nawe biragutunguye uko wagiye unyakira uza guhahira hano nawe wenda amaso ntaribonera ndizera ko nubwo bigutunguye ntabwo nigeze nkubwira ngo ndagukunda nashatse kubikubwira rimwe ariko ibikorwa nakoraga byagaragaza ko mukunda niyo mpamvu nashatse guhamagara abavandimwe bose ngo mbikore ku mugaragaro bose bajya bamenya ko uri uwanjye igihe cyose sibyo n'umunsi ikirori runaka bizaba birenze ibi ngibi
gusa ndagukunda kandi na mpamvu nakuzirikanye. urakoze cyane shari wawe. mwongere rimwe ndebe wanyongera rimwe ndebe iyo hantu wanjye uko nabikora kose. Ladies and gentlemen, ibintu ntabwo biba byoroshye. Narakubwiye ati ni byinshi kandi cyane turacyafite urugendo. Twari turi kumwe n'Abanyanza rero twatangiranye urugendo mwabibonye nk'uko yari yamamagaye. Tambuka mama nta kibazo. Nk'uko yari yamamagaye asaba ko nzamuherekeza, nari nagize amatsiko nanjye ku giti cyanjye ngira amatsiko ndibaza ati se wa Nyanza arifuza ko tujyana hehe mushuti wanjye. Hari akantu ngikunda kuvuga ngo mushuti wa yego mushuti wa sibyo, arifuza ko tujyana hehe. Nibwo rero yaje kumbwira tuko biri kose hari umukobwa dushaka gutera ivi, ariko shawanya ndakwemeye none akira kakana. Mama akira na reka ngushimire kuba nawe ubwawe utasuzuguye. Ntibigaragaza ko ibyanjye byaba biri hafi gucamo neza. Buri ibintu byose ukoze uri kumwe n'Imana, Imana yabigushoboza. Bamubwiye ngo Imana yabigushoboza. Uyu mwana namukunze kuva kera, ni umukristo atandukanye n'ababari nakubwiraga. Ariko yanaguye mureba nk'ukuntu aba ari kukwirebera. Nibyo kwa mu gituza yagwa mu gituza. Hariya mushuti wanjye, ego ndakumva. hariya njyewe uyu nubwo akora hano, uyu mumerini namufatana amaboko we. Cyumufatana amaboko wawe avukana na mama wambyaye, turamukunda. Wamubonye? Amen. Niyo mpamvu ubona ibintu biba byagenze neza ko bari mu gukorera hano. Yabigizemo uruhare n'abandi bavandimwe hano. Nubwo yazunguzaga mbona atari cyo cyiciro cye, bitewe n'ukuntu namukundaga nawe ati naze akorera hano. Ariko nabimubwiye kugira ngo ase ni wa muntu ushobora gukunda nkamukorera akantu akahita anyirengagiza. Ahubwo byamushimishije kurenza. Ibyo nzabigukundira. Yo ni murayizi. Byashimishije cyane. Gusa nubwo wenda mubonye ne ivi, ndongera kuguhamagara kiye gukora igikwi. Nibyo birimo se. Uri umaze gutera ivi nta kintu cyo gisigaye. Ni igikwi. Ariko naye ndaritera vuba. Umva uriya mwaka wanya ngiye mbibwira n'abantu badukurikiye bose b'Abanyarwanda, uriya mwaka mu kwa kabiri amakuru ufite sete naguciye mu ijambo. Buriya sure barimo nagushaka uno mwana wanjye ukiri umusiribateri, ntabwo tuzongera kujya tuvugana kuko ibitekerezo byanjye n'ibyo bizaba bitandukanye. Sure. Siko nzanekereza ngo umwana wanjye n'umugore wanjye baramera gute, wowe ugitekereza ngo tujye kwinywera icupa cyangwa tujye kwinywera iyo fata, bizaba bitandukanye. Kiri cyo mbwira abana bavandimwe twazanye hano. Nyine icyo nababwira gusa ko ndagushimye cyane ku byo ukoze. Ntago ni nka surprise umwe kuko ntago nari mbizi nta n'ibyo natekerezaga ko byabaho, ariko noneho nyine bibayeho. Ndagusezeranya ko nazigera natira igihango cyanjye nawe ku by'unkoreye. Imana n'abantu baba bagabo bo kuramya ko ngukunda. Sagufata nk'amata y'abashyitsi iteka n'iteka. Iteka n'iteka. Aba bavandimwe wenda usobanura. None se wenda n'abaciye mu ijambo nubwo nari baciyemo, hari utubazo ushaka kwibariza uwo mukobwa tw'amatsika ariko tuvugana areba hano. Niko nawe uramukunda se koko? Ndamukunda nyine. Iyo byabaye nyine biba byabaye, nawe urabibona. Nta cyatuma rero
nyuma y'ibi nkiri ibindi muzabibona. Ese nta wundi musore cyangwa umugabo hari nk'ukuntu iyo umuntu akiri umukobwa utumesaje guhamagarwa kwa hato na hato we nta wundi muntu muri iyi minsi uko byari bimeze nyine twakundanaga ariko numvaga ko ari ibintu njye nzi ko ari ibintu bisanzwe ntabwo numvaga ko ari ibintu byagera hano ariko ko byakoze nyine birabaye binyeretse uwo ari we ntawe ugiye kumwiha wese cyane ngo nta n'icyabisubiza inyuma. Imana izabidufashemo. Yego ratasheri akandi kabijyo ashaka kabijyo ibyo sayirakaze niko abana mwakundanye abana cyangwa abantu bakuru aho uvuze nabi abantu bakuru abantu iyo bari mu rukundo rero baba bameze nk'abana noneho uwa Nyanza uzi ukuntu uri kureba uzi ukuntu umukobwa ari kureba umukobwa rero wanya hari bwa buzima nicyo nakubwiye bwa buzima unyuramo mu bantu benshi bakuzi ukavatire mitemo uyu nguyu bari we mfukamira mupropose muterere ivi musabe ko tuzabana tuzarushinga tukabyara tukibaruka ahungu na kobwa. Ni nk'iki wakundiye uwo mukobwa? Imico, imyitwarire muri make ako yakira ari n'ukuntu ushobora kuza hano kwahira hano uko ubibona nkaza niba wankurikiranye ko naje n'ubu ntabwo yari yabibonye ndaza nkavugisha abantu nkabaganiriza hano nageze no mu rugo kuko bose turaziranye ariko ni ukuvuga ngo uko yakira abakiriya cyangwa nawe uko yitwara ibyo ari byo bya mbere ushobora kumushimira kuko bigaragaza ko n'ejo bundi izo nyungu n'ingi uzaziprofitiramo kuko niba ashobora kwakira umukiriya neza ubundi ari ukuntu umukiriya azana amafaranga ye nawe ukaba ugiye kumuha ibyo ariko nabo baba biranguye ariko umukiriya ni umwami uko yagiye abatwara nanjye wenda n'ukuntu yagiye amfata nibyo byatumye mukunda nanjye twamenyaniye hano nazaga nze kuhaha bisanzwe ariko bituma mwiyumvamo kurenza ibindi byose kandi nawe mushimiye. Hari hashize n'igihe kingana iki mumenyanye? Twamenyanya nuko twavuze muri bano bashaka kuba bari ku muhanda bazunguza kugira ngo ubuzima bubeho arimo murakubwira ati mu bintu bya mbere namukundiye yashaka ntabwo ari kuzunguza ndetse n'umugore wanjye ari mubi n'abandi bose kuki yabiretse akahitamo akabaterekanye icuruza agataruse nabyo ni ibintu bya mbere namushimiye kuko yagerageje kuba yagira ukuntu abaho kandi atagoranye wenda ngo ugiye kumusanga muri bandi ibyo nibyo namushimira mubona namuzanye hano muri iri soko abantu hano ku isoko bose barabizi ariko tumuranye n'imyaka byibura 6 bizashira mu kwa 12 urumva ko hari igihe kinini tuba twareganye tuzanyeho igihe kinini imico y'inyizi nayo imico yanjye ayizi. Okay, urakoze cyane udusubije neza. Reka wenda ngira akabazo nibariza gato mabuja. Reba wa Nyanza abantu benshi baramuzi muri RERO hari nk'ukuntu bajya basohoka bakajya hanze iyo ngiyo mu ntara hehe hanze y'igihugu bagiye gukina buriya muri ubwo buzima no kubateye ivi akazagira misiyo runaka bigasaba ko noneho amara icyumweru atari burare mu rugo. Hari ukuntu abagore cyangwa se abakobwa bakundana n'abantu iyo usheri wawe cyangwa se umutware wawe adahari hari izindi mpamvu z'akazi uhita ubifata ukundi ukamukekera ibindi ukumva ko yataye urugo ukumva ko ari mu bagore. Wowe ibyo bintu uzabyakira gute mu gihe azaba afite nka misiyo hari ahantu yerekeye kandi muri gahunda z'akazi? Nzabyakira neza kubera ko akazi ndakazi ntago yakicara mu rugo twese ngo tugume mu rugo